Keny aragukunda warubizi warubizi oya nyine ni ibintu binongoye tu ntago nari ubwo mbimubwiye anabimenye nyine uko yabyagira ko ahubwo nyine ko bimutunguye wowe nyine amfata gute washobora kurebana na Ghost amasegonda 30 ndaraseka wabishobora byarakunda wabishobora njyewe amasegonda 30 ntago turavuga ibintu byinshi ubu ni uguhindukiye tukarebana ubwo mugiye guhindukira murebane amasegonda 30 25 tubarire ako niwe utsekeje ashatse guseka ex wawe warabizi ko wamucaga inyuma ex wanjye se kubera iki uvuze ex kubera iki uvuze ex wawe warabizi ko wamucaga inyuma oya nyine kubera iki uvuze ex wanjye nyine bandutse arabizi nabyo nese ubwo twapfuye iki nicyo mwapfuye ko wamucaga inyuma sibyo kuri wowe nka ex wawe ni nkiri wenda bibaye ngombwa ko abitungo tu cyangwa inyamaswa urumva ni nk'iyo nyamaswa nyine amwifuriza kuba oya mu nyamaswa zose zibaguye ibitekerezaho bibaye ngombwa ko ari inyamaswa cyangwa itungo ni nk'iriya tungo wamugira kuba to ex wawe tungo nyine bibaye ngombwa ko just ubu ngubu bakubwira ngo ugiye gukora ubukwe n'uyu mukobwa uri kwiyumvamo ku buryo mwahita mubana bibaye ngombwa sibyo uko ungana gutya nyine tu ngo ukire na papa wawe nyine umushimishe ni nk'umukino mwakina muri kumwe umukino nakina na papa akishima nyine mbese urumva kuri wowe nyine tu mbese biramutse bibaye ngombwa ko njye nawe dushwana sibyo ni nk'ikihe kintu wankorera kugira ngo ngaruke nyine njye naza kugusohora tukabiganiraho neza. What's up my people, this is Muhire TV show. Uyu munsi rero nk'ibisanzwe twabazaniye abandi bastar nabita bastar, nabita couple, nabita babesto, nabita wagwani, ubwo baraza kutubwira. Reka dutangire batubwira amazina yawe imeze bite. ni fresh. Amazina ni DVD cyangwa Ghost. Ghost? Yeah. Muzimu? Yeah, Ghost. Ubwo rero turi kumwe na Ghost. Ubumoso bwawe uri kumwe na muri kumwe na Keny. Amazina yombi ubwo nayahe? Amazina yombi ni Akayezo Keny. No musanzwe yitwa Keny. Okay, Keny na Ghost. Ni Keny ni iki kuri wowe? Keny nyine ni mufata nka mushiki wanjye to. Mufata nka sister wawe? Icyo mufana mu buzima busanzwe se? Kirahari. Famille se cyangwa hanze outside ya famille? Nabivuga nko muri famille to. Maze ngiye ubwo ngubwo ugiye kure y'amakuru nari mfite. Ariko ibyiza nuko na nyiri bwite ahari. Yeah. Nyubwo nari nzi ko nyine just nyine ari couple. Ni nk'aba best nyine to. Muri aba best. Mufite icyo mufana muri famille adaside mukaba nyine muri aba best. Yeah. Okay. Niye mpamvu wahisemo kwitwa Ghost? Ghost nyine ahantu ryaturutse nyine ndi umuntu utajya ukunda kuvuga, mbese naganje waryise to. Nabyita nyine nk'inshuti zanjye ryarinyise. Byagenze bitse ubwo zabikomoye ku kizagendeye kuki? Mbese nanjye nisanze ariko bimeze. Bararihimbye barimamagara nyine nkavuga ati wapi rivo riramfata nyine to. Nawe usigaye nyine ndavuga ati nta kundi. Se burya kumbe nabonye ku mubiri wawe ufiteho tattoo. Iyo tattoo bite byayo no kubera iki washyizeho iyo tattoo, waje se yuzi iki ku buzima bwawe? Mpamvu nasizeho na tattoo nyine
Ni umubyeyi wanjye nkunda bya danje. Mary nyine to. Kanditseho Dear Mama. nabibonye twanabiberetse ahubwo kubera iki wahisemo gushyiraho Dear Mama ntushyiraho Dear Dad? Mary ni umuntu nkunda cyane kurusha papa to. Nawe harabimenye nyine ndamukunda cyane. Amukunda cyane. Hanyuma se impano wowe ubwawe wumva ufite iruta izindi zose, ufite icyo uzi wapafaminga cyane kurusha ikeneye? Ni fashion. Wigeze wabikora wana rimwe? Cyaze na n'ubu munsi nabonye wambaye neza. Merci. Sino dufoto nabonye hanze haduciririkana hano hanze hanga nabonaga harimo ikintu. Turo best friend. Ibintu bya best sasubiza. Ibintu bya best. Mbese muri inshuti magara, ni inshuti magara yawe? Yego. Uramukunda? Ndamukunda. Go. Keny aragukunda, warubizi? Warubizi? Nyine ni ibintu binongoye to, ntago nari mbizi. Ntago harubizi? Keny kuki utari warabimubwiye mbere ukahitamo kuza kubimubwirira hano? Uriya wasanga bafite ubundi buryo bicishamo, ariko nyine nibwo bivuze to. Keny nibwo bivuze? Nibwo mbimubwiye anabimenye, ahubwo we Keny kumva gutura umuntu nk'uyu wamutwara nk'ubu ngubu noneho kuri kamera, kumva yarabakira ute ko? Nyine uko yabyagira kose, ahubwo nyine ko bimutunguye wowe nyine amfata gute? Natubwiye. Nyine icyo navuga nyine uko mufata we nyine to, nyine ni ibintu binongoye kandi nyine umuntu nyine mbese ntabwo bijya iryo jambo nyine umuntu akunda kuryumva to, cyangwa umuntu ngo arimubwire. Nyine nanjye kuri we ntabwo mbese navuga ngo ndamwanga to. Nyine nanjye ndamukunda nyine, ariko mbese navuga nyine kuri cya kigero nyine to, ari umuntu nyine ushobora kubura kumva nyine mbese atishimye muri wowe to. None se go ubuzima busanzwe ufite girlfriend? Ntawe mfite to. Cheers to Keny. Keny, ubwo ibyo bintu aya makuru ntabwo yagakwiye kugushimisha? Aya makuru cyangwa hari icyo wari ubize? Cyenda nzi ko afite girlfriend. Ahubwo nunguwe n'ukuntu avuze ko nta girlfriend afite. Wari umuzi? Na girlfriend wari umuzi? Oya, ariko njye nari nzi ko amufite. Uruzi ko amufite? Ubwo se biragushimishije cyangwa nyine birakubabaje cyangwa biragutunguye? Birantunguye. Gusa muri iki gihe nyine kugira ngo mbese azabone umukobwa wa danje biva kure. Ntabwo ari type yawe? Oya, yaba na type yanjye to. Nako nyine muri iki gihe nyine ngo yazabone umukobwa ugukunda nyine biva kure to. Kandi yatubwiye ko agukunda. None se ubundi ko watubwiye ko umukunda, ubundi ni iki kintu, ni ikihe mpamvu ituma umukunda? Nyine nje bindi bikurimo? Nkunda na character ze, ukuntu ameze nyine, gute uburyo agaragara, nawe suri kubibona se? Ameze neza nyine, ngiye kuri jya agaragara neza. None se iyo umurebye wowe ubwawe ku giti cyawe ukamureba kuva hasi kugera hejuru, ni iki ukunda kurusha ibindi byose? Kuri umurebe mwitegereze. Nkunda inzara ze, amaso n'ingoyi, nyine ubundi ukuntu agaragara hafi ya byose. Keny, ni ikihe kintu mu buzima bwawe Ghost yagusaba ukamwima? Sexy na kiss, ako nyine ibindi byose ni ibintu bisanzwe. Ibaze ko wabimwima wandaye. Ubundi byanaterwa na kiss iyo ariyo.
si umuntu umubesito wakwimye kisi, umubesito wakwimye sexy ni besito bwoko. ako nyine nawe ntabwo yabikenera. Are you sure? Sure? Are you sure? Sure? Ntabwo wakigera umwifuza mu buzima bwawe ukuntu ubona rwose ubona wapi ntabitabamo. Mwifuza ko twakora sex? Vugisha ukuri. Nyine hano ubundi nitugera mu ijuru tuzabimenya. Buriya nyine twebwe nyine ubundi Imana nyine sinzi ukuntu nabivuga nyine to yaraduhemukiye nyine dufite ukuntu duhinduka nyine to. Ushatse kuvuga iki? Nyine mbese ushobora guhinduka nyine bitewe mbese ubwo n'igihe murimo nyine to. Uko nabivuga gusa Keny yabyumvise ibyo bintu uvuze. Ndi kumva ubwo yibeshye. Nabyumvishe. Ndumva wibeshye. Hanyuma urabivuga simvuga wose. Kandi ukumva n'undi amaherezo uzamuha. Oya nyine hari igihe umuntu ahinduka akabigira ibanga. Njye nyine ntabwo nabitekereza. Ndumva muri aha mumenye byinshi mutari muzi ubwo muraza kunshimira. Ndetse Keny mu buzima bwawe umaze kubenga abasore bangahe? Ntabwo nibuka. Ni benshi? Akarenga wapi ntabwo nibuka. Ako nyine barenze nk'icumi. Ese niyo mpamvu ubwita umubenga cyane? Niyo mpamvu ituma ubenga cyane? Hari igihe nyine ureba umuntu ukabona ntabwo yaba type yawe cyangwa se akaza ufite boyfriend muri icyo gihe. Nyuma ukabimenya abizi ko nyine akaza atazi ko ufite boyfriend kandi umufite ukamubenga. Nese ubu ngubu aho ngaho uhagaze cyangwa se wicaye washobora kurebana na Ghost amasegonda 30? Naraseka. Wabishobora? Byarakunda. Wabishobora? Njyewe. Amasegonda 30 ntabwo turavuga ibintu byinshi. Turahita tunisoreza tu. Turebe niba murabishobora. Mwabishobora? Kurebana amasegonda 30. Twagerageza. Mane twagiye. Twagiye turebe ko murabishobora. Nyine kuri ubu wese uvuga ngo tugende. Nyine umuntu yahise abyishyiramo byakunda. Mwarebana amasegonda 30 agashira nta n'umwe uraseka nabi. 30 we na 25 ntare. Iminota? Oya amasegonda 25. 25. Uri kumva mwabishobora? Muri bishobora. Njye ndabishobora. Twagiye none wasa. Ubu no guhindukiye tukareba. Ubwo mugiye guhindukira murebane amasegonda 30. 25. Tubarire. Ako ni utsekeje. Ashatse guseka. Ninde ugize isoni bwa mbere? Oya ni uzigize ntuzigize. Nazitewe n'iki? Niki kiguteye isoni? Oya ni usetse imbere ariko. Yashatse guseka mpita seka nyine to. Kandi hano turasubiza inyuma turebe. Umuntu wagerageje guseka bwa mbere nge nabonye ni Ghost. Ubwo nijye ufite isoni nyinshi. Sinzi uri kwigenga. Aya nuko ari wowe we yashatse guseka nanjye mpita nseka to. Ubwo birabananiye ibyo ngibyo tu. Ku mafaranga aradacitse. Arabacitse tu. Ese umaze kubwira Keny ko ari mwiza inshuro zingahe? 15. 15 se urazibaza cyangwa zirarenga? Nge ndabara to.
nibyo ntabwo nibuka ntabwo wibuka ariko akunda kubikubwira sometime. uzagira amahirwe masa ubu best bwanyu ndi kubona hazabamo ikindi akarega. none se Keny ex wawe arabizi ko wamucaga inyuma? Ex wanjye se kubera iki uvuze ex? Kubera iki uvuze ex wawe arabizi ko wamucaga inyuma? Oya nyine kubera iki uvuze ex wanjye? nyine banutsubize arabizi nabyo. Nese ubwo twapfuye iki? Nicyo mwapfuye ko wamucaga inyuma? Ego. Se kubera iki wabikoraga? Se ujya ariko. Ex wawe arabizi ko wamucaga inyuma? Oya ex tumureke n'ubundi ni ex. Wamuhoraga ubusa? Njye wanyemera nkamubaza se? Mumbarize. Wenda wasibyo kuri wowe nka ex wawe ni nkiri wenda bibaye ngombwa ko abitungo to cyangwa inyamaswa urumva ni nk'iyi nyamaswa nyine amwifuriza kuba oya mu nyamaswa zose zibaguye ibitekerezo bibaye ngombwa ko inyamaswa cyangwa itungo ni nk'iriya tungo wamugira kuba to ex wawe tungo ntabwo njya mbitekereza waraye n'ukuri. Buracyamukunda mbese? Oya wapi si ubwo mu ex wawe se uba umwanga nyine? Oya ex wanjye ngiye ntabwo mwanga kuko ntabwo twashwanye nyine ngo dushwane wapi. Niyo duhenda musuhuza nawe ukansuhuza twanatera story ako nyine natakiri girlfriend we nawe atakiri girlfriend wanjye. We nyine iki kibazo mbajije ex we yamutekerejeho nyine hari itungo nyine wifuzaga ko aba we ibyo ntabwo ryahora to ritubwire yaba nk'agahene waraye. kubera iki se wahisemo ko yaba ihene? Kuko nyine agahene ni akantu nyine ushobora kugenda ugashyira nk'ahantu urumva isaha zagera akagahera ukaza ukagafata tukagacyura. We nyine muri make uracyamwifuza? Oya ahubwo nakwifuza kumuragira nyine kuba nyine akiri hafi yawe. Nese wazajya ujya kumutora mbese icyo mvuga urumva ukamwitaho uzi icyo bishatse kuvuga se? Nyine namuyobora mbese wenda ari byo wenda yaba atarankoreye neza yenge namuragira nyine akabikora wenda bari kumwe. Okay ubwo nyine wowe nibyo yasize adakoze neza. Okay hanyuma rero buri umwe hagati yanyu agiye kubaza undi ikibazo cy'amatsiko afite ku wundi muntu. Turahera kuri rwose reka duhere kwa Keny. ikibazo mfite wenda nyine bibaye ngombwa ko just ubu ngubu bakubwira ngo ugiye gukora ubukwe n'uyu mukobwa uri kwiyumvamo ku buryo mwahita mubana ari ngombwa nyine. Umukobwa se wenda baba ex cyangwa wowe n'abashaka gukundana nabo? Se ko mfite benshi ra aba ex benshi wala bose mwenda nkavuga izina rye se? Uratubwira nyuma. Kumva kwibuka izina rye byagorana sera. Sha mfite benshi pe mfite benshi kereka nshaka ikindi kibazo mbaza ati kimwe cyo kiragoye. Nyine watubwiye ko ukunda mama wawe cyane cyane niyo mpamvu nyine ituma umukunda cyane ukamwiyumvamo ku buryo ujya no gushyirishaho utatu.
Mary we nyine impamvu mukunda buri kibazo cyose nyine mubwiye aramfasha, nta kintu ajyanga kumfasha nyine tu, anangira inama nyine, kandi urabizi nyine ko n'umubyeyi nyine w'umuntu ugomba kumwitwaraho neza. Nta kintu arankorera kibi, mbese nicyo kintu gituma nyine nkomeza kumukunda kurushaho nyine tu. Ni umuntu nyine ushobora kukumva. Twagiye noneho nawe reka kumwongorera. Twagiye ko bibaye ngombwa sibyo uko ungana gutya nyine tu ngo ukire na papa wawe nyine umushimishe, ni nk'umukino mwakina muri kumwe. umukino nakina na papa akishima no kunywa inzoga. ariko rero nuko nyine navugaga nabuze ibibazo nyine biri personal tu, ibibazo biri personal ku giti ku giti cye cyangwa cyo waba umufiteho ku ruhande rwe kirebana namwe mwebwe babiri. Icyo nashaka ko mubaza kimwe cyonyine, none wamubajije ikindi kiri aho tusayida. Ikibazo kirebana hagati yacu cyanyu hagati yanyu, umwe wenda yibaza ku wundi. ahubwo njye namubaje icyo mwibazaho. Nyine ahubwo we nuko agiye aho tusayida nyine nibyo nende kumubwira. Nakubaza ikibazo kimwe mu byo akwibazaho ubwawe ku giti cyawe. Nk'ibyo mwibazaho se nyine, mbese urumva kuri wowe nyine to, mbese biramutse bibaye ngombwa ko njye nawe dushwana sibyo, ni nk'ikihe kintu wankorera kugira ngo ngaruke? nyine njye naza kugusohora tukabiganiraho neza. Yaza kugusura mukabiganiraho neza. Yes, mwakoze cyane rero kuganira natwe. Hanyuma rwose tugira ikintu ubwira abakunzi ba Amubwiye TV show. Ikintu nyine nabwira abakunzi banjye ni uko nyine mbakunda, kandi nyine bakomeza gukora follow nyine kuri iyi TV, tukayishyigikira nyine to. Okay, rakoze cyane Keny. Niye message wasigira abakunzi bawe? Abakunzi banjye n'abawunze nuko nyine bakomeza kudushyigikira, bagashyigikira n'iyi TV, kandi nanjye ndabakura. Okay, murakoze cyane rero, iki kiganiro nakagaruka. Tuzabonere next time ku bandi basitari twaba tuzabazanira ubundi butaha. Ciao. Wowe waguswe gukanda subscribe, ndagushishikariza gukanda subscribe, tapinge no kuri notification kugira ngo buri kiganiro cyose dushyizeho uzajye ukibona ako kanya. Ciao, ikiganiro nakagaruka, turi kumwe kandi turabakunda.